Bana nshuti zanjye, mutega amatwi mwumve iyi nkuru y'intozi n'igihore. Umuryango w'ibihore wari uturanye n'uw'intozi. Abana bo mu muryango w'intozi buzuzaga inshingano zabo zo mu rugo, barangwaga no gukunda umurimo bakanizigamira. Abana bo mu muryango w'ibihore bo barangwaga n'ubwibone, ubunebwe n'ubwirasi. Ibyo byatumaga umuryango w'igihore weza imyaka idahagije kandi gashira vuba. Mu gihe cy'urugaryi, imyaka yeze nta nzara, igihore n'abana bacyo bakabyuka banywa icyayi cyiza cy'u Rwanda, bakarya ubundi bakajya kuzerera. Nta kintu na kimwe bari bazi gukora uretse kuririmba, kubyina no kwirata ubwiza. Wasangaga batita ku bikoresho byo mu rugo, bigasigara byandagaye mu mbuga bityo bikangirika. Abana b'ibihore kandi ntibakoraga isuku yo mu byumba byabo ndetse ntibanasasaga aho barara. Iyo bahuraga n'abana bakuze b'intozi bahinguye barabasekaga. Umuryango w'intozi wagiraga umurava, buri rutozi rukubahiriza inshingano zarwo. Mu gitondo intozi n'abana bazo zasukuraga aho ziba, zafataga ibikoresho aho zabaga zabibitse neza, maze zikajya gushaka ibizitunga birimo intoryi, ibihumyo n'ibindi. Intozi zimwe zaringanizaga indabo zikoresheje icyuma cyabugenewe, izindi zajyaga guhinga icyuya kikazirenga. Iyo zezaga zarahunikaga, zigateganyiriza iminsi mibi. Nimugoroba intozi zararyaga, zigatarama, zikaryama, zikaruhuka. Bwacya zigakomeza imirimo. Ibihore n'abana babyo byakomeje kwidamararira. Bidatinze umuryango w'ibihore warembejwe n'inzara kubera kudakora. Igihore gikuru kirahaguruka no kwa ntozi ngo ba. Kigezeyo bagiha ikaze. Cyari cyarananutse kubera inzara. Nuko igihore kiraterura kiti, muvandimwe wanjye, nje hano ngo ngurize ibyo kurya, abana banjye barashonje cyane. Urutozi ruriyumvira, rwibuka ukuntu rwahuraga n'ibihore byaradamaraye, birya bidakora kandi intozi zo ziyuhakuye. Nuko rukima amatwi. Igihore kiratakamba kiti, muvandimwe nyumva ufashe. Urutozi ruti, wowe n'urubyaro rwawe mwakoraga iki mu bihe by'ihinga? Igihore gisubiza gifite ikimwaro kiti, twararirimbaga tukanabyinira abahisi n'abagenzi. Urutozi ruti, ngo mwararirimbaga mukanibyinira aho gukora? Igihore kirushaho kugira isoni, kirapfukama gikomeza kwinginga, gisezeranya urutozi ko nigihinga kikeza kizarwishyura. Urutozi rugira impuhwe, ruha igihore ibyo guteka, rukigira n'inama yo gukunda umurimo. Kuva ubwo igihore cyiyemeza gukora, kinabishishikariza abana bacyo. Bana rero, mwiyumviye ibyabaye kuri iyi miryango ibiri, umuryango wo kwa gihore n'umuryango wo kwa ntozi. Umuryango w'intozi warangwaga no gukora cyane, ariko uw'ibihore kubera ubunebwe waje no kwicwa n'inzara. Ariko kandi kubera ubwirasi no kutita ku bintu, uyu muryango nta nubwo witaga ku bikoresho byo mu rugo, bigahora byandagaye, ibyo bigatuma byangirika. Bana rero, ni byiza ko twita ku bikoresho byo mu rugo tukabirinda kwangirika. Ni byiza kandi ko dukura dukunda umurimo kugira ngo tutazicwa n'inzara cyangwa tukabura ibidutunga nk'uko byagendekeye igihore, cyangwa se tukajya duhora ku nshuti tuzitakambira ngo ziduhe ibyo kurya.